Nongeye kwiyegereza abakurikiye ibiganiro kuri Kamukama TV Rwanda, ndabashuhuje, ndabiyegereje. Uyu munsi ndagira ngo nanone twongere tuganire, tugiye kuganira ku butinganyi muri Anglikani yo mu Bwongereza. Ubutinganyi muri Anglikani yo mu Bwongereza, isi yacitse ururondogoro, isi ikubitwa n'inkuba, abakirisitu barumirwa, twese hafi y'abakirisitu twarumiwe twumvise itorero Anglikani ryo mu Bwongereza rivuga ko rizajya riha umugisha aba bana bahuje ibitsina igihe basezeranye mu mategeko. Itorero Anglikani ry'u Rwanda rero ryatangaje ko ryitandukanije burundu n'iryo mu Bwongereza nyuma y'uko itorero rigaragaje ko rizajya riha umugisha abaryamana bahuje ibitsina nyuma yo gusezerana mu mategeko. Musenyeri Justin Welby, arikiepiskopi wa diyoseze ya Canterbury ibarwa nk'icyicaro gikuru cy'itorero Anglikani y'Ubwongereza, yavuze ko abantu babarizwa mu muryango wa LGBTQ bahawe ikaze mu itorero ndetse ko ari ab'agaciro ku mukiza wabo Yesu. Musenyeri w'itorero Anglikani mu Rwanda Dr Laurene Mbanda yavuze ko itorero ayoboye ryababajwe n'uyu mwanzuro w'itorero rya Anglikani y'Ubwongereza ndetse ko bitandukanyije n'ibitekerezo byabo n'ibikorwa byabo n'umwanzuro wabo ko batazigera bemera guha umugisha abanyabyaha, abatinganyi, abaryamana bahuje ibitsina. Si musenyeri wo mu Rwanda wenyine, ahubwo na musenyeri w'itorero rya Anglikani rya Uganda Dr Stephen Samuel Kazimba nawe yamaganye itorero rya Anglikani mu Bwongereza ku bw'icyo cyaha ishaka kwinjiza mu itorero rya Anglikani muri rusange. Gusa amatorero yemeye guha umugisha iki cyemezo cy'Ubwongereza cyangwa guha umugisha abatinganyi ni Anglikani ya Canada, Anglikani ya Ekose, Anglikani ya Brazil, Anglikani ya Pays de Galles, Anglikani ya Nouvelle-Zélande. Ni zimwe muri Anglikani cyangwa amatorero y'Abanglikani yamaze kwemera kuzajya bahesha umugisha abaryamana bahuje ibitsina. Nyamara nk'abakirisitu twese iyo dusomye mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 6:9, Pawulo yaganizaga itorero ry'i Korini arangije arababwira ngo nimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Nimwishuke abahehesi, abasenga ibishushanyo, abasambanyi, ibitingwa, abagabo bendana, abajura, abifuza n'abasizi. Ibyo ni ibintu intumwa Pawulo y'umwami wacu Yesu Kristo yabwiye itorero ry'i Korini mu Bakorinto ba mbere ibice 6:9, arangije arababwira ngo nimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Arangije atanga ingero z'abakora ibyo gukiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana, aho yakomeje avuga ngo nimwishuke abahehesi, abasenga ibishushanyo, abasambanyi, ibitingwa. Ibitingwa ni abagore bahuje ibitsina bakora imibonano kandi ari abagore bombi, cyangwa abagabo bendana umugabo ku mugabo, abajura, abifuza n'abasizi, ngo abo bakora ibyo ngibyo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Ni agahombamunwa rero kumva itorero Anglikani ry'Ubwongereza ariryo twakwise umubyeyi w'Abanglikani bose, aribo twakwise abakuru b'Abanglikani bose, batangira gufata icyaha bakavuga ko bagiye kugihesha umugisha ndetse bakavuga ko umwami wabo Yesu ngo abakunda cyane. Nibyo, Yesu yanga icyaha, icyo cyaha aracyanga ndetse yanga n'umunyabyaha. Azabakunda nibihana, azabakunda nibagarukira Imana bakava muri ibyo. Ariko nibaguma kuba ari aba LGBTQ, ndakubwiza ukuri umwami wacu Yesu Kristo ku munsi azagaruka bazahura n'ibihano bikomeye aho kugira ngo bategereze kuzahabwa umugisha. Bityo tukaba dushimira itorero Anglikani mu Rwanda ndetse n'itorero Anglikani rya Uganda kuba bariyemeje gufata umwanzuro wo gushikama kuri Bibiliya
bagahakana icyo kintu. Turabashimiye kandi batazagamburuzwa n'inkunga bakura mu Bwongereza cyangwa izindi mbaraga zose, ahubwo bazakomere ku cyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi iteka tugendere kuri Bibiliya, niwo muyoboro, niyo nzira nzima izabasha kutugeza ku Mwami wacu Yesu Kristo, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ari nawe uzatujyana kwa Data. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.